bakiri mu mwuka ariko baraguye Imana igiye kongera kubyutsa yego barangiza bakajya nko ku macano barangiza ubundi bakavuga ngo basanye ubutumwa barangiza bagatangira bakavuga ubwo butumwa bwabo bukaba indimi bakavuga indimi kandi hari ibibazo abantu bafite Imana igiye gusubiza bahora basaba Imana bazi ko itabumva igiye gusubiza yego dusome muri Yeremiya 33 guhera ku murongo wa mbere kugeza gatatu. Ikindi hariho abantu bakosora Imana basanga bipfumuye amatwi bishyirishijemo inzara bakavuga ngo Imana wari kungira inzobe bakavuga ngo Imana wari kumfumura amatwi Imana igiye kubahana. Abantu bari kwipfumura amatwi nawe guhindura inzara bari no kwishyiraho ibisuko banitukuza bakavuga ngo Imana wari kungira inzobe batanyuzwe n'uko Imana yabagize. Tugiye gusoma muri Yeremiya ibice 18 guhera ku murongo wa mbere. Yeza Hariho abantu bavuga ngo batasengeye mu itorero bihanira mu itorero ntabwo basenga mu rugo iwabo basengera mu itorero gusa ariko ngo uyu munsi amatorero azaba yavuyeho kuko ngo ikizira kigiye cyamajije kugera hera kuko bari kwemera ngo gusezeranya abagore ku bagore n'abagabo ku bagabo. Hano ngaha ni uguhitamo itorero buri wese akajya itorero abarirwamo cyangwa akajya asengera no mu rugo akajya asengera mu rugo iwe Imana ikamusanga cyangwa akajya muri ibyo bizira. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho yemwe ab'inzu ya Isiraheli mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi niko Uwiteka abaza dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi niko namwe mumeze mu ntoki zanjye mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe. Igihe nzavuga iby'ishyamba n'iby'igihugu ngo bikurweho bisenywe birimbuke ariko iryo shyamba navugaga niriva mu byaha byanyu nzareka ibyago nibwiraga kubagirira kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye. Abantu rero nibareka gukosora Imana kugira ngo itazabahana kandi izabahana ibahanye. Yego niyo mpamvu muri kumva intambara ziza zitungurana. Yego ikindi tugiye guhana abakomeye n'aboroheje. Subiramo Imana tugiye guhana abakomeye n'aboroheje. Dusome muri Yesaya ibice 32. Hariho abantu b'abapasiteri bari abapasiteri bakajya no mu bandi bagore bagera imbere ku ruhimbi bakiyita intungane kandi bafite abandi bagore. Tugiye gusoma mu Baroma ibice 3:20. Abaroma ibice 3:20. Hari abantu biganyira kubera ibibazo bakavuga ko Imana itabakunda. Dusome muri Yohana ibice bingahe? ibice 3:16. Yohana ibice 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isiraheli mwe ahubwo ni kubw'izina ryanjye ryera iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruriwe mu mahanga ari mwe mwaziruriye ari mwe mwariziruriye maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka
ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi wera, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mwese turabasuje kandi tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Ni Nepo kuri mikoro basuhuza. Uyu ni Umusaraba TV. Kora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose dukora. Ikindi nkunda kubabwira ngo nubona ibiganiro byishimye, nubona ibiganiro bigufashije, jya ubisangiza nandi kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Aha nicaye kandi ni muri Alalume Business Center, ikigo cya Gikristo giherereye i Kagugu, aho tubafitiye sale nziza wakoreramo ubukwe n'inama, aho tubafitiye jaride nziza wakoreramo ubukwe kandi ihagije, cyo tubafitiye parikingi ihagije kandi ifite umutekano ku buryo nuparikamo imodoka yawe nta kibazo uzagira cy'abajura bakwiba ibintu bitandukanye by'imodoka. Hano umutekano uruzi. Ikindi tubafitiye amacumbi meza cyane kandi turacyari muri promotion, turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Mperuka mbabwira ko twashyizeho promotion, n'uyu munsi turacyari kuri promotion ku bantu bifuza amacumbi, ku bantu bifuza jaride, ku bantu bifuza gukora inama hano hantu muri Alalume Business Center. Mwese ibiciro byacyari hasi twarabimanuye kugira ngo dufashe abantu b'Imana. Aho uherereye hose rero mu ntara zitandukanye, ushobora kuba mu mahanga, ushaka kuza mu Rwanda, ukeneye ahantu waruhukira, gana Alalume Business Center tugufashe. Ushobora kuba ukeneye ahantu hakorera inama, ngwino tuguhe sale nziza ukoreramo inama. Ikindi kandi tubafitiye connection cyangwa se wifi yihuta cyane ku buryo nta kibazo muzagira cya internet. Ikindi kandi nawe ukeneye icumbi ukifuza kuharara, tuguha connection waba utashura akazi kawe ukagakorera hano mu icumbi gihe kandi hari umutekano haje. Hano dufite indangagaciro tuvuga ngo umukiriya ni umwami. Hano hari manager arahari kugira ngo abafashe ku bantu bashaka kubukinga kugira ngo imyanya itabacika. Hamagara kuri 0782 777 782 ubundi tugufashe. Hano umukiriya n'umwami kandi tuhabereye mwebwe. Imana ibamugisha. Ikindi kandi hano hari umugisha w'Imana. Murabona ko mba nicaye kandi mba ndi gukora ibintu bya Gikristo, nakira abakozi b'Imana batandukanye. Urumva ko hana ahantu hasengeye, tuganira tugufashe. Ikigo giherereye i Kagugu, uherereye Kimironko, tega imodoka za Kagugu wagera kwa padiri ku kiliziya cyo kwa padiri, ugakora nka metero 500 uhita ukibona uri Nyabugogo cyangwa se mu mujyi. Nabwo nuko utega ugana Kagugu, wagera kwa padiri ku kiliziya, ugasubira inyuma ho gatoya ukabona ikigo cyiza cyane cya Gikristo cyitwa Alalume Business Center. Unatugufasha nk'ibisanzwe. Rero reka ninjire nanjye mu kazi k'uyu munsi kivuga butumwa. Ndi kumwe n'umwana, muramubona n'umwana mutoya ariko Imana ihagurukije muramubona. Avuze ati noneho n'ubwa mbere ntabwo biheruka kwakira umwana mutoya, ariko kandi ni umwana urimo Imana. Namuzanye kugira ngo abaganirize mwumve icyo Imana ivuga. Narababwiye ngo nimwaga kuvugira Imana ifite inzira nyinshi, ifite abakozi. Urabona ko itangira no guhagurutsa abana. Umwanya urimo wawe wose korera Imana ariko nuwaga no kuyikorera Imana ifite abakozi. Mu bakozi ifite n'uyu nguyu iramuhagurukije kugira ngo avuge gukomera kw'Imana, avuge imirimo y'Imana, atanga imbuzi. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe cya nyuma, igihe Kristo ari kweza umugeni, kugira ngo ari kweza itorero, kugira ngo azagishyire ridafite ikizinga. Reka ntangire mu ikaze. Uraho neza? Amakuru umeze neza? Urakomeye? Twishimiye kubana nawe. Uturutse hehe? Nyanza mu mujyi wa Kigali. Twishimiye kukwakira, twishimiye kubana nawe ku Musaraba TV. Urakoze cyane, umugisha turawakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo dutinda rero, turagira ngo utangire wibwira abaduteza amatwi. Witwa nde? Mugiraneza Ange.
uri umukozi w'Imana. Anje usengera hehe? nsengera ADPR Gatenga. ADPR Gatenga. Ndi kubona ufite urupapuro, ufite na Bibiliya. Yego. Uzanye ubutumwa. Yego. Imana yabuguhaye. Imana yabuguhaye. Imana igumugisha. Ngiye kuguha umwanya rero kugira ngo utangaze, utambutse ubwo butumwa. Ntabwo niko nkubaza ibintu byinshi cyane, ibyo byose Imana yongera ikagutuma tuzabiganaho bwaka bitewe n'ibyo ubu ubutumwa ugiye gutambutsa. Iyo ari ubutumwa bw'Imana ntabwo njya nca ku ruhande, mpita ngo umwanya kugira ngo ukore uko umwuka gutegeka. Reka tugusengera Imana. Imana y'amahoro, Imana ikiranuka, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ubuye mwiza gutegereje bose, ijambo ryawe rivuga ko ntawe kwiringira uzakorwa n'isoni. Muri kano kanya tugushimiye ko n'uyu munsi uduhaye kugira ngo tuvuge gukomera kwawe. Uyu n'umwana mutoya uramuhagurishije kugira ngo avuge ubutumwa umuhaye. Ndamwinjiye muri kano kanya kugira ngo umubashishe, ntaba ari we. Mwuka wera w'Imana namuhangayeho cyane. Mwuka wera w'Imana nazamukoresha iby'ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Daniel aravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. N'uyu mukoresha iby'ubutware kandi ahantu uko yategetswe, bikore kandi bikore kubasha mu izina rya Yesu. Amen. Reka none tuguha umwanya uko umwuka wera biguhaye kose, wisanzure ku Musaba TV uvuga ubutumwa bw'Imana. Ni karibu. Hariho abantu baguye, Imana igiye kubyutsa bazi ko nuko kibarimo. Dusoma muri Ezekiyeli ibice 34. Ezekiyeli 37. Ezekiyeli ibice 37, duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa kangahe? 12. Iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa, anzengurukanaho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka niwe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyire mu mwuka mubone kubaho, umenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura abaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, ko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka awinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hano ubabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Hariho abantu bazi ko bakiri mu mwuka ariko baraguye. Imana igiye kongera kubyutsa. Yego. Barangiza bakajya no ku macano, barangiza ubundi bakavuga ngo bazanye ubutumwa, barangiza bagatangira bakavuga ubwo butumwa bwabo bukaba indimi, bakavuga indimi, kandi bazanye ubutumwa bakavuga indimi, ikintu cyose bavuze bakavuga indimi. Watekereza avuga ngo ubutumwa se bwe bwari mu ndimi.
rero Imana igiye kongera kubabyutsa ibababarire. Ikindi hari ibibazo abantu bafite Imana igiye gusubiza, bahora basaba Imana bazi ko itabumva igiye gusubiza. Reka dusome muri Yeremiya 33 guhera ku murongo wa 1 kugeza 3. Yeremiya 33 guhera ku murongo wa 1. Yeremiya 33 duhere ku murongo wa 1 tugeze ku wa kangahe? Ku wa 3. Amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri akingiraniye mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ku murongo wa 2 kugeza 3. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana igiye gusubiza ibibazo by'abantu bahora basaba Imana. Dusubiye hejuru ngo hariho abantu bagoye Imana igiye kubyutsa bazi ko nk'uko kibarimo. Aho tuhasubira muri Yeremiya nanone 33 guhera ku murongo wa 4. Yeremiya 33 dore ku murongo wa 4 tugeze ku wa kangahe? Turageza ku murongo wa 4. Uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba z'abami b'Ubuyuda byasenyewe kugira ngo babone uko barwanya aburira ku burundo bitwaje inkota. Iti baje kurwanya abakarudaya ariko bazahagwiza intumbi z'abantu, abo nicishije uburakari bwanjye n'umujinya wanjye, kandi ibyaha byabo aribyo byanteye kwima uyu murwa amaso. Ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye, kandi nzatuma abajyanywe ari imbohe ba Yuda n'Abayisiraheli bagaruka, kandi nzabubaka nka mbere. Amen. Imana igiye kongera kubabyutsa. Ikindi hariho abantu bakosora Imana ugasanga bipfumuye amatwi bishyirishijemo inzara, bakavuga ngo Mana wari kungira inzobe, bakavuga ngo Mana wari kumfumura amatwi. Imana igiye kubahana. Abantu bari kwipfumura amatwi nawe guhindura inzara, bari no kwishyiraho ibisuko banitukuza, bakavuga ngo Mana wari kungira inzobe, batanyuzwe n'uko Imana yabagize. tugiye gusoma muri Yeremiya ibice 18 guhera ku murongo wa 1 Yeza hose. Yeremiya ibice 18 umurongo wa 1. Ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we mu ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa b'inzu ya Isirayeli mwe. Igihe nzavuga iby'ishyamba n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenywe, birimbuke, ariko iryo shyamba navugaga niriva
mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeka ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Noneho rero genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ariko baravuga bati, nukurushywa n'ubusa tuzikurikiriza imigambi yacu, kandi umuntu wese wo muri twe azakurikiza umutima we mubi unangiye. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nimumubarize ku munyamahanga ko hariho uwigeze kumva imeze bityo. Umwari wa Isirayeli yakoze ikibi gishishana. Mbese Shelegi y'i Lebanoni iva mu rutare rwo ku gasozi izabura, cyangwa se amazi akonje atemba ava kure azakama. Ariko ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe, bakosereza imana z'ibinyoma imibavu, kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera, bakanyura mu tuyira tw'iruhande, inzira zitumburutse, batuma igihugu cyabo gitangarirwa kikaba igitutsi cy'iteka. Uhanyura wese azatangara azunguza umutwe. Nzabatataniriza imbere y'ababisha babo nk'aho batatanijwe n'umuyaga w'iburasirazuba. Aho kundeba amaso bazandeba inyuma ku munsi w'amakuba yabo. Maze baravuga bati, nimuze tugambanire Yeremiya, kuko amategeko atazabura ku mutambyi, n'inama ku munyabwenge, n'ijambo ku muhanuzi. Nimuze tumukubitishe ururimi, kandi twe kwita ku magambo ye yose. Unyumvire Nyagasani Uwiteka, wumva ijwi ry'abamburanya. Mbese icyiza cyakwiturwa ikibi? Kuko bacukuriye ubugingo bwanjye rwobo. Ibuka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza, ngo mbakureho uburakari bwawe. Nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara, nabo ubatange bicwe n'inkota. Abagore babo babe imfusha n'abapfakazi, kandi abagabo babo bicwe n'urupfu. Abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara. Imiborogo izumvikane mu ngo zabo ubwo uzabatunguza igitero, kuko bacukuye urwobo rwo kuntega, n'ibirenge byanjye babiteze imitego. Nawe Uwiteka uzi imigambi yabo yose bangiriye yo kunyica. We kubabarira igicumuro cyabo, kandi icyaha cyabo we kugihanagura imbere y'amaso yawe. Ahubwo basitarire imbere yawe, kandi mu gihe cy'uburakari bwawe uzagire uko ubigenza. Amen. Abantu rero nibareka gukosora Imana kugira ngo itazabahana. Kandi izabahana ibahanye. Yego. Niyo mpamvu uri kumva intambara ziza zitungurana. Yego. Ikindi igihe guhana abakomeye n'aboroheje. Subiramo. Imana igiye guhana abakomeye n'aboroheje. Dusome muri Yesaya ibice 32. Yesaya ibice 32 kaya ku murongo wa 2 kugeza 20. Yesaya ibice 32 dore ku murongo wa 1 kugera 20. Umwami ukiranuka,
dore hazima umwami utegekesha gukiranuka, kandi abatware be bazatwaza imanza zitabera. Umuntu azaba nk'aho kwikinga umuyaga n'ubwugamo bw'umugaru n'imigezi y'amazi, ahantu humye h'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya. Amaso y'abareba ntazagira ibikezikezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Uw'umutima uhutiraho azamenya ubwenge, uw'ururimi rudedemanga azavuga neza byumvikane. Umupfapfa bazaba batakimwita imfura y'umunyabuntu buke, bazaba batakimwita umunyabuntu, kuko umupfapfa azavuga iby'ubupfapfa akerekeza umutima ku byo gukiranirwa, kugira ngo akore ibyo gutukisha Imana no kuvuga ibigoramye ku Uwiteka, ngo yicishe umushonji inzara, n'ufite inyota atamuramiza amazi. Kandi intwaro z'umunyabuntu buke ni mbi, agambanishiriza umugwaneza ibinyoma ngo amurimbure. Nubwo umutindi avuga ibitunganye, ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama zo kugira ubuntu azazikomeza. Mwa bagore bataye umuruho mwe, nimuhaguruke mu nyumve. Mwa bakobwa b'abadabagizi mwe, nimutege amatwi amagambo yanjye. Muzamara iminsi isaza umwaka muhagaritse imitima, mwa bagore mwe b'abadabagizi mwe, kuko umwengo uzabura kandi nta sarura rizabaho. Mwa bagore bataye umuruho mwe, nimuhindu imishyitsi. Mwa badabagizi mwe, muhagarike imitima, mwiyambure mwambare ubusa, mukenyere ibigunira. Bazikubita mu bituza babajwe n'imirima yabanezezaga, n'inzabibu zeraga cyane. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose y'uwo murwa w'umunezero. Kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa wari utuwe cyane uzaba amatongo. Umusozi w'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose. Bizaba inama y'imparage y'urwuri rw'amashyo, kugeza aho umwuka azadusukirwaho avuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane. Umurima wera bakawita ishyamba, maze urubanza rutabera ruzaba mu butayu, gukiranuka kuzaba mu mirima yera cyane. Imirimo yo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Abantu banjye bazatura ahantu h'amahoro, habe mu mazu akomeye no mu buruhukiro butuje. Ariko ishyamba rizagushwa n'urubura, kandi umurwa uzasenywa rwose. Murahirwa mwa babiba mu nkuka z'amazi yose mwe, mukahabwiriza inka n'indogobe. Amen. Ijambo ko rikomeye. Imana igiye guhana abakomeye n'aboroheje. Ko bikomeye yego. Hariho abantu b'abapasiteri baba ari abapasiteri, bakajya no mu bandi bagore bagera imbere ku ruhimbi bakiyita intungane, kandi bafite abandi bagore. tugiye gusoma mu Baroma ibice 3:20. Abaroma ibice 3:20. Abaroma ibice 3:20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ahandi
ni muri Yohana. Yego, Yohana ibice bingahe? Ni mu Baroma ibice 3 umurongo wa 10. Abaroma ibice 3 umurongo wa 10. Kadusome mu izina rya Yesu kugeza kwa kangahe? Ni wo gusa. Nkuko bya Abaroma ibice 3 umurongo wa 10 haranditse urutabi byaha bifite ku bantu umurongo 10 nkuko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe. Hari abantu biganyira kubera ibibazo bakavuga ko Imana itabakunda. Dusome muri Yohana. Yohana ibice bingahe? Ibice 3 umurongo wa 16. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hariho abantu bafite imyitwarire mibi. Imeze gute wenda Imana yakwetse gute imyitwarire mibi imeze gute? Batangiye gukizwa imyitwarire mibi. Ariko hariho abantu bafite imyitwarire mibi. Hano ngaha mu Baroma ibice 12 haravuga ngo abatangiye gukizwa imyitwarire yabo. Rero basaza uko basaza bitwara. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1 kugarukiraho hose. Abaroma ibice 12 umurongo wa 1. Imirimo kwiye imibereho ya Gikristo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu kukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'umuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nubwo kuko dufite impano zitandukanye nk'uko abantu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe imirimo yo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara abatware twarane umwete, agira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kuby'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, kuby'umwete nimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukite abanyabwenge, ntimukiture umuntu
inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora biboneke abantu bose uko ari byiza. Niba bishoboka ku bwanyu uruhande mubane n'abantu bose, niba bishoboka ku bwanyu uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwiyohoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, uko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye. Uretse gato tugiye gusoma urwa kabiri rwa Petero ibice 3:8. Kubera ku murongo wa 18. Yego, barimo abantu bavuga ngo hariho abantu bavuga ngo badasengeye mu itorero, bihanira mu itorero, ntabwo basenga mu rugo iwabo, basengera mu itorero gusa. Ariko ngo uyu munsi amatorero azaba yavuyeho, kuko ngo ikizira kigiye cy'amashusho kugera ahera, kuko bari kwemera ngo gusezeranya abagore ku bagore n'abagabo ku bagabo. Hano ngaha ni uguhitamo itorero. buri wese akajya itorero abarirwamo cyangwa akajya asengera no mu rugo, akajya asengera mu rugo iwe, Imana ikamusanga, cyangwa akajya muri ibyo bizira. Imana irengera abantu baduteza amatwi bagenda bumva ubutumwa bwiza mu byo avuga no mu ijambo ry'Imana. Imana nk'uko yagiye bimuha. Petero wa kabiri ibice 3:18. Urwa kabiri rwa Petero ibice 3:18. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Abagiye kuvuga ubutumwa mu mahanga bakaryoherwa n'ibyiza byabo, bakumva ko n'aha bakagumayo, Imana igiye kubagarura. Abagiye mu mahanga Imana igiye kubagarura. Abagiye mu mahanga Imana ibatonye bakaryoherwa n'ibiri mu mahanga, bakigumirayo. bumvisha ko mu Rwanda Imana igiye kubagarura. Somwe muri Ezekiyeli 36 kubera ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 23. Ezekiyeli ibice 36 Era ku murongo wa 21. Ezekiyeli 36 dore ku murongo wa 21 tugeze 23. Ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari byo ab'inzu ya Isiraheli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwire ab'inzu ya Isiraheli uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mwa b'inzu ya Isiraheli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo, kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruriwe mu mahanga, ari mwe mwaziruriye, ari mwe mwariziruriye, maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi wera. Hari umugani Imana yampaye ari urangiza, uvuga ngo hariho abagabo babiri, umwe ari umukire undi ari umukene. Umukire yabanje kuba umukene, yabanje kuba umukene, yari azi ubwenge. Umukene yari azi ubwenge, bagahora bashyamirana kubera umwe azi ubwenge undi nta bwenge azi. Uwuzi ubwenge ari umukene, ariko ngo umukene akaba afite imitungo myinshi, noneho bagahora bashyamirana, ariko ngo ari umukene atazi kuyikoresha. Bigeraho bararwana, bamajije kurwana uwari umukire aratsindwa.
wari umukene aratsindwa, wari umukene aratsinda. wari umukene yaratsinze, wari umukire aratsinda. wari umukire yaratsinzwe. Yego, umukire niwe watsinze. Yego, umukene yaratsinze. umukene yaratsinze, umukire aratsindwa. Yego, tugiye gusoma muri Zekariya ibice bibiri. Zekariya ibice bibiri. Urara ku murongo wa mbere kugarukira kane. Amahembe ane n'abacuzi bane. Maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane. Mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu. Uwo mukire yari bararwaye, arangije atuma abantu babo bagenda bo muri ubwo rugo rwe. Noneho bahungira kwa wa mukene. Yego. Uwiteka anyereka abacuzi bane. Ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Ubwo butumwa Imana yari yampaye. Imana y'ubutumwa ndakeka tubona ku musozo w'ubutumwa Imana yari yaguhaye. Ese Imana ubwo butumwa yabuguhaye ryari? Yabumpaye mu kwa 12. 2023. Yego. Noneho kubera kubura amayinite mbugo none nabwaye umunsi. Ese yabugoye mu kwa 12 ariko kubera kubura amayinite ubumpaye uyu munsi. Ese Imana bw'ubutumwa yakubwiye ngo iki? Yagutegetse ko bujyana hehe? Yanegetse ko mbuzana ku musaraba TV. Ese nimero yanjye wayikuye hehe? Ni Imana yampaye ngo mpamagare. Imana niyo yaguhaye nimero yanjye ngo mpamagare? Yego. Imana yaguhaye yayiguze gutangira. Imana yaziguye mu nzozi, yaguhaye wumvishe ijwi. Duha amakuru nyine kugira ngo n'abantu badutege amatwi bakubumva ukuntu bumva imirimo y'Imana, bamenye n'ukuntu Imana yagutumye nk'umwana Imana yamurikije muri iyi minsi. Imana yampaye nimero zawe mu nzozi. Ibindi ikagema buri kintu bacyandika, maze birangije bigeze mu kwa 12 mu mpera kuri bonane. Byose ndabyandika, ariko kubera ikibazo nagize ntabwo byabaye ngombwa kumvisana. Yego. Imana izaguhe telefone kugira ngo ufite telefone ekoresha ya mama. Yego. None se ugabwe Imana igabwe gutuma cyangwa no bwa mbere gutumye no igabwe gutuma igabwe gukoresha? Inuma mu ngo cyangwa kanuma ku rusengero ahantu hose ahantu ariko ntabwo nibwo bwa mbere nyumye ku musaraba TV cyangwa kuri channel. N'ubwa mbere ugeze kuri channel Imana igutuma? Yego. Ariko mu rusengero Imana igi gutuma mukagera gatambutse ubutumwa? Yego. Ako tukubona turabona uri umwana mutoya ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10 kuzuza 12. Imyaka 11 ugiye kuza 12, birumvikana ko kiri umunyeshuri. Ese Imana yatangiye gukoresha ufite imyaka ingahe? Natangiye kuboresha ndi mutoya. Nk'imyaka 5 cyangwa 4. Hagiye nkoresha nkarota ibintu kubera tutarakizwa nkajya mbireka simenye ibyo ari byo. Ariko ngize imyaka bundi rimwe
agiye kugenda numva intuzi irambwiye ngo mugarure mubwire ngo agaruke kubera twari tutarakizwa namubwira kugaruka aranga aranyihisha aragenda ubundi ndarira arangije ubundi kubera atari yumvishije ibintu mubwira arangije kubera nanjye nari mbizi ahita bamufunga kandi urumuje kugenda yego ubu se yarafunguwe cyangwa yaratashye yarafunguwe ariko ubu se kuva hafunguriye nabwo niwe wasenze Imana kugira ngo atahe cyangwa igihe cyari kigeze duha ubuhamya gatoya ndashaka kuza kutuganiriza tugana ku musozo utubwire umuhamagaro wawe niwe ushaka kutuganiraho njye natungwe n'ubwa mbere mbonye umwana ungana nawe avuga ati Imana yampamagaye warampamagaye ndakubaza ninde waguhaye nimero yanjye umbwira ko ubundi nimero n'Imana yimpaye ariko numva ubwanjye numva birenze ubwenge ariko ibintu nabyo bibaho Imana itanga nimero igatanga n'amazina byose ikabitanga abantu baduteze amatwi babyumve simuzi umwana n'ubwanjye tubonanye na Yuvu yarampamagaye numva birantungwe nabwo nise rero mama wawe tuvugane mama nuko atari kuri kamera ariko nawe turi kumwe kwa bateze amatwi niwe umuherekeje yamuzanye bazamuye nise uyu mwana bitebye ati ni umukozi w'Imana Imana igabimutuma ndavuga nazaze tuganire tange message y'Imana byo byose hari impamvu y'Imana yego papa wamaze gutaha isi impano yatanye gukora ku mugaragaro cyane ryari kubera twakishijwe mfite imyaka 6 yego none nagira kujya Imana inuma mfite imyaka 9 ubundi abantu bakabipinga nababwira ibibi bakabipinga hari n'abo bagendaga bakankubita hari n'abo bagukubise ariko nabahanurira ibyiza bakishima bakanyakira maze ubundi Imana inuma mu rusengero rwa ADEPR Gatenga ari umunsi w'amasengesho ndagenda mama arangarekeza turagenda tubanza tubwira mwarimu bagenda babihererekanya maze birangije ubundi baranyemerera babwira ijambo birangije undi muntu w'umukobwa ukunda kuharirimbira yari yanze ko nanavuga nta mwanya uhari w'abana ariko abandi bakagenda bakavuga maze birangije nanjye ahita ngenda ndavuga maze ubundi batabavuga ngo umwanya urarangiye itamvaho ndekera ubutumwa abiri mu ijambo utaburangije naburangije ariko nabusobanuye uko Imana yari yabimbwiye yego maze arabusobanura duhita dutaha uretse mu Gatega Imana yagutumye ese Imana iri gutuma no mu zindi nsengero ukajya gukora kuvuga ubutumwa igihe hano ariko inuma ku muntu watubwiye ngo hari aho wagiye utambutse ubutumwa umaze gutambutsa ubutumwa ngo baragukubita abagukubise ni mu rusengero cyangwa n'umuntu wari wahaye ubutumwa ku giti cye ni mu rugo wari ugiye mu rugo yego ariko yari umuntu Imana yamunuyeho umuntu yagiye nkaya arambwira ngo arambwira ngo karibu maze arangije nuko arambwira nari mubwira ngo Imana igiye kuguhana kubera ibyo akora yari afite abana 3 kubera ibyo akora Imana igiye kuguhana arangije amuciza mu nzu agenda yaracuruzaga butike irahomba asigaranyemo amandazi ipaki isigaranyemo n'ibase y'ubugari n'ibishyimbo byo mu nkono bagenda bateka baha abantu bitetse arangije amereza irindazi kubera yari igihe Imana ikoza kurya ahantu Imana yari yambwiye ngo
avugisha ubutumwa. Noneho irangije uwo mugore amarishije kuri itasi arasohora ngo taha umuntu wawe atakuta. Ageze imbere abwira abana baramwita ngo y'abagore bamuri baramwita, undi ndataha ariko bamwitaguye ngo kubera ntuhanuriye ibintu bibi. Ese ibyo bintu biba bamuhanuriye yaba yaragiye nubwo bamukubise gutyo, ese yafashe umwanya wo kwihana ngo Imana imugeze cyangwa byamusohoyeho? Byamusohoreyeho, arangije Imana iramuhana. Imana iramuhana, arangije Imana imajije kumuhana ahita ajya gucuruza agataro. Yego. Akajya duhura akabwira kubera hari ahantu hari mu kabuga imirari hari ahantu basima bacururiza inyanya. Noneho bakajya ajyayo, twabona twahura umuntu wese wo mu kabuga akabimubwira, umuntu wese wo mu kabuga akabimubwira ngo naravangira. Noneho kugeraho n'Imana iza guhagurutsa papa nawe ajya mu butumwa. Noneho bigatuma hari igihe yabaga afite akazi kubera udakanga kumvira Imana, akaba ngombwa akagasiba akajya ku murimo. Twese Imana iratwizera iratubwira tujya ku murimo, twajya tujyayo inzara iratangira kuza. Imana ishije kuza, Imana iravuga ngo mukomeze mushikame mujye kuvugira ubwoko bw'Imana, mububurire kandi ubundi mutamuburira amaraso ya azababazwa. Yego. Biba ngombwa rero ko akajya anika akazi, inzara itangira kwica. Noneho Imana iravuga ngo nigeragezwa nasane mu isi. Noneho irangije nuko tukajya tubura ibyo bigeze aho Imana ikajya ikohereza kugenda hariya ngo umubwire ngo niba hari icyo ngufite wampaye. Noneho birangije nuko Imana iyohereza kwa wa muntu bya byago byagiyeho w'indaya. Irangije aravuga ngo nka saa 3 saa 4 gutyo. Aravuga ngo ni agashashi mfite ngo ko gupfunyikamo ubugari, mfite ibishyimbo kubera aribyo yaragicuruza. Noneho njyagenda ndakazana nzana igisorori. Arangije nuko arangije ndakomanga, bwari mu saa 3 saa 4 ndakomanga yanga gukingura. Mama araza turakomanga kubera yabaga mu gashamburete gatoya. Mama arambwira ngo yakumva ashobora ko yakwiguriye, maze turataha. Bigera naho twajya tubwira aho ituyoboye akaba ari mutoya. Yego. Tukajya tugenda ku bantu, tukajya tujya nko gutoragura, maze ubundi Yego, komeza. rimwe abantu kubera hari ahantu bacuruzaga ibirayi kwa Didasi no kwa Papa Keve, tukajya tugenda tukabimena. Bakabimena karangiza tukagenda tukabitoragura tukabirya. Maze ubundi rimwe kubera bavugaga ngo tuhinzegera, maze rimwe baradufata kandi baradukubita. Maze birangije nuko turataha. Igihe twari tumaze iminsi, hari undi mumama wakoraga mu byo gusaba akabishyira abarwayi. Imana
tuvuga ngo naho tuhajye, maze ubundi birangije nuko tuhagiye rimwe araduha kabiri araduha, maze arangije kuduha aravuga ngo naraba hasi kubera twari twenda kwegerana, ariko mu kigo maze birangije ubundi njya kugira ikibiriti, arangije arakinyuma, noneho tukagera aho inzara ikagitwika cyane, twarangiza yamara kutwika cyane Imana yaduhuga ari tukaburiraho hepfo n'ubwo hari hareze imboga, tukaburiraho tugashyiraho amazi nta bishyimbo birimo bitanakaranze bitogosheje, hari n'igihe n'umuntu utabaga urimo. Noneho Imana iravuga ati, hashize igihe Imana iravuga ngo ngeze imyaka 11, iravuga ngo ibwira papa ati ngo rero mujye kujya ku kazi, arangije aragenda akajya akora, ariko na n'ubu aho Imana idutumye niho tujya n'ubwo akora. Imana na n'ubu ishobora kumuhagarika, ariko aho Imana idutumye niho tujya. Yego, urakoze cyane. Ubu se utangiye guhanura uri umwana mutoya, ntabwo bizabangamira amasomo yawe? Ntabwo ufite ubwoba ko byabangamira amasomo yawe? Ntabwo byabangamira, kuko hari n'igihe Imana ishobora kumbwira ati genda, kuko byose Imana byose hari igihe bigenda ikabinyigisha. Mu ishuri uba kangahe? Mu ishuri hari igihe mba uwa 5 rero natsinzwe, ariko ubundi ntabwo njya ndenza uwa 5 cyangwa uwa 3. Imana iraza ikakwigisha ukajya mu ishuri wowe wabimenye? Noneho muri uwo muhamagaro kubera twahoraga tujya mu murimo, Imana nanjye indecyasheje ishuri kwiga nyine, ariko kubera inzi gusoma no kwandika, inzi mu gifaransa mo dukeya, mu cyongereza mo dukeya, maze irangije imaganika gutyo, maze ariko iyo bishatse nsubirayo. Ubu ntabwo wiga? Ndiga. Wasubiye ku ishuri mu wa kangahe? Wa 4. Wow, Imana ikomeze gushyigikire kandi ku bwenge bigurangize umuhamagaro wo gukora n'utarize, ntabwo ari byiza, Imana igushoboza. Nshuti bavandimwe mukurikiye Umusaraba TV, nanumvishe ni umwana mutoya ariko uri kuvunwa n'umuhamagaro, umuhamagaro ntabwo byoroshye ko umuhamagaro ungana gutya. Mwumvishe ko ari igihe mutuma ibindi byose kabihagarikisha ari we, ariko babyeyi be mwumvishe ubuhamya bw'ubuzima bagenda bacamo, ariko twizeye yuko Imana izafasha muri umuhamagaro. Turi kumwe n'umubyeyi we, ndagira ngo tumuganizeho gatoya, tujye icyo tumubaza. Umubyeyi wa mubyaye, mama uraho? Amakuru? Tangira utwibwira. Nitwa Musabyimana Teresa, mama w'abana 4, umugabo n'umugore w'umugabo we, ariko umugabo ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Anje ni imfura yawe? Niwe mfura yanjye. Se uyu mwana ni umuhanuzi, yatangiye guhanura ryari? Ko twumva yatangiye guhanura ari mutoya, kuko yavutse mu buryo budasanzwe. yaravutse abura umwuka, maze kubura umwuka ajya muri kuveze, abamo igihe kinini, maze kubamo igihe kinini, amara amezi 2 atajya ava ku mwuka na rimwe. Imana yohereza umukozi w'Imana ntazi n'ubu sinamumenya, arangije akora amasengesho y'iminsi 3, arambwira ngo uyu mwana uzatahana umwana muzima. Uko yabimbwiye hashize nk'iminsi 3, uyu mwana baramupima, yavurwaga n'Abashinwa gusa, nta bazungu bamutoragaho. Umwana baramupima babona yujuje ubuziranenge,
banjye barambwira uyu mwana agomba gusezererwa akava ku byuma kuko turareba nta kindi kibazo afite. Umwana bansezerera yarahumekaga 74%. Umwana utamuheka, umwana utamuha ibere ngo akurure n'imibiri. Aho ngaho nkajya mutwara intoki birangije nkamujyana kwa muganga akabona nta kibazo afite, agera ku mezi 9 ntamuheka mutwara mu ntoki. maze ku mezi 9 haza ijwi rirambwira nagiye gukingiza urw'amezi 9 ngo uyu munsi umwana wawe arakize agiye kuzajya ahumeka. Yego. Numva ijwi rirambwira ngo ikimenyetso ngamuheke kurize ko tugenda tukamuheka kuva uwo munsi ndamuheka biremera. Yego. Tubaho ngaho ariko nkiri mutoya nanjye najyaga numva umuntu umpamagara kamamagara n'abandi mu nzira ngo yewe Tereza we, nkareba umuntu nkamubura, nkakebuka nkamubura, akamamagara 3, nyamara kumamagara 3 nkareba umuntu nkamubura. Ariko simenye ibyo ari byo kubera ko ababyeyi banjye batari bakijijwe kandi nanjye ntari mu gihe nyine byo gusenga bigumaho. Ariko burya Imana yari yarampamagaye ndi mutoya nanjye. Yego. Ese uyu mwana n'umwana mutoya utangiye kugenda tumwa ari umunyeshuri ko numvishe afite ubutumwa bukomeye, ntabwo mugira ubwoba bw'ibintu ahanura? Ntabwo ibintu ahanura bibaterwa ko numvishe ubutumwa bwe bukakaye? Ntabwo bidutera ubwoba kuko Kristo uri muri we niwe umukoresha. Nimba wemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, yahanura ibyoroheje, yahanura ibikomeye, byose ugomba kubyakira. Ese hari abantu ajya ahanura mbona bisohoye? Abantu benshi, hari n'igihe bituma hari nk'umuntu yamubwiyeho ngo Imana iguhaye amafaranga aya hashize umunsi umwe ahamagarwa n'umuntu wo hanze ahita ayamuha. Hari aho imutuma, hari abarwayi akamusengera cyangwa agakora amasengesho agahita akira. Hari aho imutuma yenda bamaze igihe batarya ngo yenda Imana hari ikije gukora ikabagaburira. Hari aho imutuma ku bantu b'ingeri zose ziri mu isi no mu nsengero. Akora amasengesho ngasenga ay'uburyo bwose, Imana iza kumbwira ati mwana wanjye ndamanutse nje kubana nawe. Mbona Imana ijuru riramanuka, mvuga Imana ntabonanye abandi, mvuga Imana ntumvanye abandi, mvuga Imana nabonye ubwanjye amaso ku maso. Imana ishimwe. Ese urumva wowe uri mukuru watangiye wakijijwe akiri muto, Imana yize kwisezerana ko umwana waza w'umuhanuzi? Najyaga Imana ijya gukoresha abahanuzi bakambwira ngo ufite umugisha mwinshi kuko abana bawe ari umugisha, ariko sinumve ko ari umugisha kuko hari n'ubundi witwa mugisha Imana yampaye ijwi. Uwo munsi hari itariki 14 z'ukwezi kwa 2 2016 irambira ngo urwaye umwana w'umuhungu azitwa Mugisha. Uwo munsi umugabo yari yararwaye baramuroze atabasha gusohoka. Uwo munsi kuri izo tariki Imana ikora igitangaza nsaba umwana koko kuri izo tariki 14 avutse n'ubundi yitwa Mugisha. Rero Imana igenda ikora ibyo abantu twese tutabasha kugira gukora. Uyiringiye akayizera ntabwo azakorwa n'isoni kuko iyo yavuze ntabwo yivuguruza, ntabwo ari umuntu wese, nta nubwo yita ku isura cyangwa ngo yite ku buranga, nta nubwo yita ku gihagararo, nta nubwo ireba
yubaha agakora ibyo gukiranuka uwo nguwo iramwemera. Urakoze cyane mama, Imana nidushoboza ikanabemera ko numvishe ko ahantu hajya ngo naho Imana yamutumye nagiye bazongera garuka tuganira, Imana nibimwemerera, sibyo Imana nibikwemerera uzongera ugaruke ku musaraba, amarembo arafunguye, uzuvuge gukomera ku Imana. Yewe mama, turi Rwanda ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uyu murimo w'umuhamagaro yatubetse afite umuhamagaro, aragenda rimwe na rimwe na papa wanyu ikamutuma akagenda akaza akagahagarika. Ubuzima bwanyu bumeze bute muri uwo muhamagaro? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwari mwabona ngo igishweho cyaguye yacishwe n'inzara. Imana igitungisha abantu mana, hari igihe igutunga mu butayu budatoshye nta kintu na kimwe ufite. Imana yabanye natwe muri uwo muhamagaro, kuko impagurutsa njye yampaye ijambo riboneka muri Yesaya 42. Yesaya 42. Yesaya 42 niyo yampagurukirijeho. Aravuga ngo umugaragu w'Uwiteka, niyo twageza 6 ahandi mugakomeza. Umugaragu w'Uwiteka, dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizemo umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Natwagezaho yampamagariye hano, reka mbanze mpasoma. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, yaremye ijuru ikaribamba, yarambuye isi n'ibiyirimo, abayituyemo ikabaha umwuka, kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Niyo twageze aho ngaho. Imana yampamagariye guhumura impumyi. Hari igihe mubona umuntu agenda kandi ari impumyi, hari igihe umuntu aba imbohe, ari karande yenda zamuboshye, cyangwa ibindi amarozi, cyangwa n'urushako. Ibintu byinshi bishobora kukubera iki? Bishobora kukubera kubohwa, ukaba mu nzu y'imbohe, ukaba mu mwijima, ariko Imana hari uko ijya inkoresha nkabasha gusengera umuntu akabasha kubohoka mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana ibashoboze ku muhamagaro wanyu utoroshye, kandi Imana ibaha imbaraga. Abakora kuvuga ngo Imana ibaha imbaraga n'amavuta bikaboneka. Anje, ese ubutumwa wataye Imana yaguhaye bwose waburaje nta kindi usorezaho cyangwa wongeraho kugira ngo udusengere Imana, dusengere n'abantu b'Imana kugira ngo Imana ibagirire neza, ko ubutumwa watanze burakomeye, uba kubasengera ibishoboka Imana ikabivanaho, ibyiza Imana ikabishyigikira. Sikakunda ndakeka imbaraga ubutumwa n'ububasha Imana yaguhaye. Nimba nta kindi wongeraho rero, turasaba yuko uza gutanga nimero ya telefone. Ntabwo ufite telefone ya mama wawe niyo tukubonaho, hakize n'uwifuza kuba yaguha itike izajya gufasha mu ivugabutumwa, akaba yakoherezaho iyo tike. Hari niyo wifuza kuguhamagara ukamusengera, ukaba wamusengera, sibyo? Nimba hari ubundi butumwa waba wibagiwe utatanze utambutse, ubundi dusengera Imana, mutange nimero ya telefone.
haravuze ngo umugisha abatambyi basabiraga Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uko abe ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka aguhe umugisha kurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro uko abe ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Amen. Nanjye umugisha ndawakiriye. Abumva ubutumwa Imana yabwiye nzasabye ubushobozi bw'Imana. Yego. Turajya noneho tugana ku musozo. Tanga nimero ya mama wawe. Ndashaka ko ari wowe uyivuga. 0:8. Yego. 26 12 3 4 3 8. Ongera uyisubiremo. 0:8 26 12 3 8. Mama niyo ibaruye kuri nde? Musabyimana Teresa. Musabyimana Teresa. Ngaho dusengera Imana noneho. Uwiteka abakurikiye ubutumwa baha umugisha utagabanyije, Uwiteka n'ababupinze nabo baha umugisha utagabanyije, Uwiteka n'abakunda abakozi b'Imana kubw'ubutumwa baba bahanuye baha umugisha utagabanyije mu izina ryawe Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo abazabarenganya babakora izina ry'Uwiteka mujye mubasabira umugisha ntimukabatuke, kandi ababatuka mujye mubasabira umugisha ngo kandi niba tugera ahantu bakatwakira amahoro Imana yaduhaye ajya basesekaraho. Ubutaka mw'Imana nsabiye Uwiteka yica n'umugisha, Uwiteka batwakiriye baha umugisha utagabanyije, Uwiteka mw'Imana nyir'ingabo uyihe kwaguka, Uwiteka mw'Imana uyihe Uwiteka amavuta, Uwiteka mw'Imana kandi ukureho ab'inkozi z'ibibi baza bavuga indimi, kandi Uwiteka mw'Imana atari byo Uwiteka wavuze ngo abantu bazaze bagenda bahanurire ku macano bavuga indimi gusa batavuga ubutumwa niba ari bwo basanye. Uwiteka mw'Imana nyir'ingabo, kandi Uwiteka ubaha abantu guhishurirwa, kandi uhe abantu gusobanukirwa buno butumwa. Sinzi nizeye kubikoze. Amen. Amen.